Ikisi uri kureba iki? Uravuga se mite nkuru urakagatuza nkame? Hari ikintu uri uvuga se? Hamisura. Wibeshye urego ngo. Ijya mu nzu se vuga ngo ubone. Cyari muzima. Kirangije kirangije. Shari nyababyeyi tugende kwa muganga. Nawe igezeho. Aramutse neza. Iwe meze ute? Musaba. Ndi gushaka amafaranga yo guhaha. Wari amafaranga yo guhaha ngo nyikuriye. Urabizi ko ku kazi banyiruka. Sibyo? Sindabona kandi kazi. Uragira ngo ave. None se ubwo tubigenze dute? Nubwo kiri umugeni rero ihangane nyine bwo nukunywa amazi nyine. Inza cyangwa nitahire. Utahe? Nikiremo. None zo ubundi wavaga iwanyuje kumari. Kureba. None se si impari. Ntumbona se? Shanzara yashete. Inzara irakwisha. Ariko birareka nkwereka. Kamwigira umushinga. Wari waherekana utekereza? Ntusanze nindi gutekereza? Yego. Uyamba ndi guturuna ubwonko ngera nkabuturuna nkabo byahatari. Ari umushinga nekereje. Ngabwira. Ngira none. Ukuvuga ngo ngiye kugucuruza. Ngiye gucuruza? Maze se. Abagabo nyine baje baza baduha amafaranga. Tubona amafaranga. Njyabane nabo. Oya. Ntabwo muzaryama nawe muzaba ikigoryi. Wowe bazajya baza, sibyo? Niba kiba kimara kwinjira mu nzu. Nite magera. Uzagenda ubatege ku muhanda. Nzajya mba ndaho hafi. Ubatege ku muhanda ubaza. Ubuse bazayadohara. Sesuri igikore cyiza. Ikigore cyiza wowe uzagenda nyine ubatega kanyobwa baza. None baza niba bakinjira mu nzu itembagira mbafata. Se bazajya bahita bayadoha. Shande kumva bayadoha ubwo uzajya babwira guki. Zaye mbabwira ngo iki? Wowe. None se kubiseka sibyo? Nyine ndikumva bidashoboka. Gute se? Asubona ibyara. Mubitekereza. Wowe bazaba bakinje uzajya ubazana. Mukinjira mu nzu bite magera. Ubwo se tubaye tukinjira cyimfata. Ntago cyagufata kandi azaba zika murabiseka. Ntago ngende seriye kandi numva nta kundi twabona amafaranga mugiye nabona. Ngira sibyo. Nundi nzari meze nabi. Tubikore. Ntacyo bitwaye. None se shobo ndambara ikibitende. Urambara kakajipo kandi wambara gakera. Ariko nibyo. Niko kari bakurure. Nabyibuze. Tugende nkwereka ukuntu bitubigenza. Tugende. Hano niho mu rugo. Yego se? Si heza. Ariko se ni heza nyine ndabibona ariko se wowe. Ariko giye wiki. Nta mugabo ufite se? Wari. Ukabera iki? Naho mfite. Ariko. Nukuri kwibana nawe. Kandi yagiye muri misi y'ahantu. Yagiye muri misi y'ahantu. Hanze. Banze namuberere. Mana yanjye ibyo gusa. Mana badufate. Tugire neza. Urikumva? Ntacyo. Ariko si ukuri. Ngo reka ngusumire kwita amasibyo. Meze neza ariko. Ariko usanze uri kumbeshya uko kambwa. Wapi nawe pe yagiye mu kazi mana yanjye buse mbikubwizira. Nukuri ko Imana nawe dore nansize narakinguye. Asike tutuyene n'ubundi se nimba yaragiye nikigenda. Rega burari igihe kiba kibwira wenda ngo kiri no kuguhima. Ese ubundi abayumva. Uzi ko mukunda. Nabyo narimba ariko ubwo bimbwiye. Ndahari.
madamu kingura 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 ibi nibyo nakubwiye ko tuvugisha nyine dore nguyu we Indezi. uvuye he sha urashaka kuncika ugera ariko si urukunga ngo ndi kugucika ibi ngibi nibyo wari umpamagariye zana hano iyo pantaro ese wandekeye ipantaro koko Sheri, wandekeye afite amafaranga se wandekeye bareba harimo telefone wandekeye ipantaro afite amafaranga wandekeye ipantaro reba telefone reba telefone bose wandekeye reba mureba wandekeye ipantaro koko we fata reba urimo urikuremo amafaranga iyo afite yose cyangwa wazanye buri kadafite amafaranga shu yazanye telefone do reba zana iyi ngiyi irimo menshi nuko harimo kontake zanjye ni ukuri ziri hehe andi ari bose buretse ipantaro yanjye irimo kontake muretse mwe reka mutazikuramo ariko zo nzikuremo ko ntacyo kontake. zana nazo sha iyi modoka zana nazo ese sheri wakuye n'imodoka n'imodoka ariko se reka nkubaze bose ibi ngibi shuru ushaka ukareke kagende nta bindi Genda, gafite genda, pe usha. akira genda Yuka. genda sheri ngwino niyizi tumukubite Oya, mureke, Nese bose mwatwe telefone genda rero warebye zino nyasha ubundi uravuga tubonye umugore ubundi se yajyaga nibyo ngibyo nibyo ubundi ngibyo nkorera reba umugabo mfite ari ahantu muhuriye se batwigere ewe utese nkubure kareke ariko sabo kareke nako ndumva najya urukoze umuti nyine tugende dore hano niho mu rugo nangaha niho wozanye manza ndibona gushyipshinyura hari ikibazo se wagiye ahubwo ese hari ikindi kikuza ikisigaza inyuma rero mbere n'abafana none se ngiye ibintu wayiki urayafite tugende manza ibi nyaje manza mbipshyipshinyura tugende nabi kingura vai sha vai hano vai cyumufatire zana ubusa ifite amafaranga uyu vai hano ubu ngubu afite amafaranga ariko ntabwo yabura pe yari ubu atarayamba ngibi se umwaze uyu ni umugabo wawe shu dore telefone shu dore ngiyi yesu we ni nziza baraduhamo bika 20 turebe none se amafaranga telefone yanjye ashaka muzajya mwirirwa muzigenda muzireresa Atagucika. zana hano egera hano hano maze kubita n'impuzu oya sigaho n'umubiti zana ze uyu mugore siko wambwiye ngo nta mugabo ugira uyu ninde cyangwa ni niye igisambo ni sheri wanjye dore nguyu ni sheri wanjye cyangwa ni igisambo wazanye ngo munyambure ibintu nta byanjye nubwo rwakoze ko mbona cyari kiyambo ubu nticyagukoze wapi ntabwo rwakoze umva zana turebe zana turebe ndikubona n'ikintu tugende nta n'uwamenya niba ari umugabo wawe mana bidutandukaniye ariko nta hantu ngo muhuriye munyambure nta mafaranga hantu cyari muhuriye. gifite agatelefoni konyine kandi ubu batwigendera cyanagukozeho kuko wapi ubusa ntabwo mwana igeze nkoraho reka reka shuva batwigendera kankubwira sibyo uratake nkufitiye mbese meze neza ku buryo ugira atakira kumera neza gusa saho umubiteho nahita mbabara tugende tugenda tugende hakubitiraho mu nzu ndakubita. niho hahandi bose katsigana nakinze ahubwo shingaho sajya mu bucuruzi sundi hari umuntu ujya uza hano we oya bajya baza
kingura we sheri ariko mana yanjye we kinoneho nyamabyeyi kirayikuramo sheri baramwisha n'izina ry'Imana none ikisi uri kureba iki uravuga se mite nkurubura aka gatuza nkame hari ikintu uri uvuga se nta n'isoni wibeshye urenga aho ngaho hejuru mu nzu se vuba nkubona ureba sheri uracyari muzima sheri kirangije sheri kirangije sheri kirangije sheri nyababyeyi tugende kwa muganga nawe yayigezeho